ndi kubabwira amahirwe yo kubona inguzanyo kuri interest yo hasi kandi ku bintu bifasha urubyiruko. Ubushize rero nari nababwiye ko nzagaruka hano mbabwira a process y'uburyo muzakoresha musaba inguzanyo mu buryo bwihuse. So rero ndagira ngo mbere yuko nkomeza tubanze mbanze mbabwire ku bigendanye n'iri tangazo. Hano hari itangazo rivuga kuri ya nguzanyo nari nababwiye ya Agukayi Fund. Ndashaka kubwira rero, hari abantu bagiye bampa imbogamizi bakambwira ngo nyamara twebwe nta business dufite ariko dushaka gukora business, twabigenza gute kugira ngo dutangire gukora? Namwe rero ntabwo nabibagiwe, nabatekerejeho. Urabona, ndashaka kubabwira amakuru meza niyo waba ukorera ibihumbi 10 ku kwezi, ibihumbi 15 ku kwezi, niyo waba ukorera 30, niyo waba ukorera 20, niyo waba ukorera 40, 80, 100, 300, 500, miliyoni. Ndashaka kukubwira ngo hamwe na Beka mumeze mute? Reka nizere ko mumeze neza mwese, nanjye meze neza. Ndashimana. Nimba ari ubwa mbere uje hano, welcome. Kandi nimba usanzwe uri umusangwa hano, welcome back. So kuba tanzi rero nitwa Magnifique. Hano mvuga ibintu byiza, it's about business ideas, nkabazanira business opportunities, nkababwira ahantu ikintu cyose mushobora gukora kugira ngo mubone amafaranga, mutangire business kandi mukoresheje igishoro gitoya, ariko mbahe business ideas mushobora gukora mukoresheje amafaranga makeya kandi mugatera imbere. So murakoze rero. Ubushize twari twavuze ndi kubabwira amahirwe yo kubona inguzanyo kuri interest yo hasi kandi ku bintu bifasha urubyiruko. Ubushize rero nari nababwiye ko nzagaruka hano mbabwira a process y'uburyo muzakoresha musaba inguzanyo mu buryo bwihuse. So rero ndagira ngo mbere yuko nkomeza tubanze mbanze mbabwire ku bigendanye n'iri tangazo. Hano hari itangazo rivuga kuri ya nguzanyo nari nababwiye ya Agukayi Fund. Hano hari itangazo gusaba urubyiruko rwifuza kubona inguzanyo ihendutse kwiyandikisha. Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi ku bufatanye na BRD yishimiye kumenyesha urubyiruko n'abahanzi ko leta yabashyiriyeho ikigega kibafasha kugera kuri serivisi z'imari ku buryo buboroheye. Ikigega gitanga amahirwe ku rubyiruko n'abahanzi akurikira: usaba inguzanyo asabwa ingwate itarenze 10%, ubwo ni 10%. Urwunguko ku mushinga interest rate ingana n'9%, 9%. Uwishyuye neza ahabwa inkunga ingana na 10% y'inguzanyo yafashe iyo arangije kwishyura kandi yarishyuye neza. Ni ukuvuga ngo iyi nguzanyo nuyifata ukishyura neza, nusoza kwishyura bazaguha 10%, ubwo ni 10%. Kwishyura inguzanyo bikorwa nyuma y'amezi 3 ifashwe, ikishyurwa mu gihe kiri hagati y'amezi 6 n'imyaka 5. Nizere ko abantu bambajije kuri TikTok cyane abantu bambajije no kuri YouTube bambajije ngo ese iyi nguzanyo zishyurwa mu gihe kingana gute? No kuvuga ngo zishyurwa mu gihe kingana kiri hagati y'amezi 6 n'imyaka 5. Of course urumva n'imyaka 5. Hanyuma nuyifata uzatangira kwishyura hashize amezi 3 uyifashe ukora. Nibyo
urubyiruko n'abahanzi bifuza gutangirana n'iki kigega basabwa ibi bikurikira. Kuba uri urubyiruko ruri hagati y'imyaka 18 na 30 cyangwa abahanzi imyaka y'urubyiruko ntibareba. No kuvuga ngo abahanzi bo imyaka yo kuba ashobora no kuba arenze yararenze nyine yaravuye mu rubyiruko. Kuba umushinga w'ubucuruzi usanzwe uhari kandi ukora neza. Kuba ubucuruzi busanzwe bwishyura imisoro, byibura umucuruzi afite nimero asanzwe yishyuriraho umusoro, afite tini namba ndetse n'ipatanti. Kuba usanzwe ufite konti mu kigo cy'imari ikoreshwa mu mirimo y'ubucuruzi bwawe byibura imaze umwaka. Ikindi, inyandiko igaragaza uko umushinga uhagaze, uko umushinga uzunguka, business projection, n'uko uzakomeza gutera imbere, sustainability. Kuba umushinga ukeneye inguzanyo itarenze miliyoni 10. Yes, miliyoni 10. Inyandiko igaragaza uko inguzanyo izishyurwa. Kuba usanzwe ukorana n'ibigo bitanga amahugurwa ku bucuruzi, waba ufite icyemezo ko wahuguwe bikaba akarusho. Murabyumva rero, iri tangazo ni uko nguko ryasohotse. Hanyuma uko kwiyandikisha bikorwa, nubwo abifuza gusaba inguzanyo binyuze muri iki kigega biyandikisha banyuze kuri link iboneka kuri website n'izindi mbuga nkoranyambaga za Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi. Igihe ntarengwa cyo kwiyandikisha muri iyi gahunda ni ku itariki ya 30 Gicurasi 2026. Hashingiwe ku rutonde rw'ibisabwa, urutonde rw'abujuje ibisabwa ruzashyikirizwa BRD kugira ngo hakorwe isesengura ryisumbuyeho mbere yo guhabwa inguzanyo. So ayo niyo makuru rero ahari. Nizere ko rubyiruko rugenzi rwanjye ibi bintu tugiye kubikora dushishikaye, sibyo? Aya mafaranga ntago yaducika, no, ku bantu basanzwe bafite business. Nizere ko uyu ari umwanya mwiza wo kuba tugiye noneho kwagura, sibyo? Tugiye kwagura business yacu. Igihugu cyacu nta kintu kitadukoreye mw'abantu mwe, kereka umuntu uzinanirwa pe. Hanyuma ndashaka kubwira rero, hari abantu bagiye bampingogamiza bakambwira ngo nyamara twebwe nta business dufite ariko dushaka gukora business, twabigenza gute kugira ngo dutangire gukora? Namwe rero ntabwo nabibagiwe, nabatekerejeho. Urabona, ndashaka kubabwira amakuru meza niyo waba ukorera ibihumbi 10 ku kwezi, ibihumbi 15 ku kwezi, niyo waba ukorera 30, niyo waba ukorera 20, niyo waba ukorera 40, 80, 100, 300, 500, miliyoni. Ndashaka kukubwira ngo hamwe na Beka Capital ushobora kwizigamira amafaranga yawe bakajya bakungukira 10%. ni ukuvuga ngo bakajya bakungukira 10%, bakajya bakungukira 10%. Ugafungura konti ya Aguka Fund. Ushobora no kujya kuri Google ugasearchinga Aguka Fund, urahita ubibona, then utangire ufunguze konti, ushyiremo details, information zawe, ushyiremo amazina yawe, telefone, aho utuye, nimero de compte, ibintu byinshi urabibona, sibyo? Hanyuma ufungure iyo account, utangire usavingeho. Nabonye ni ibintu byiza cyane, natangiye kubikora, ni ibintu byiza cyane kubera ko banki yo izajya igenda icuruze ayo mafaranga, hanyuma ikungukire 10%. Uzajya ubibona buri uko inyungu igiyeho urayibona, sibyo? Wabikoresha rero aho kugira ngo amafaranga yawe ujye uri mu rugo n'ubu ufite n'ibihumbi 5 cyangwa se 3, uvuga ngo ndumva ngize ubunebwe, reka ngura iki ngiki, reka ngura iki, ndumva ntateka, reka ntume ibiryo. No, amafaranga watangira kuyabika gake gakeya kandi akakungukira. Na ya mafaranga usuzugura kari make watangira kujya wirengagiza ukayashyiraho. Hanyuma ushobora nko kwiha igihe, na amafaranga wakuraho igihe cyose ushakiye. Ushobora kwiha igihe ukavuga ati noneho aya mafaranga reka nya saving mu gihe kingana
like 2 years cyangwa se amezi 28 cyangwa amezi 28 bitewe n'igihe ushaka. Hanyuma ndakubwiza ukuri ko nimba wisuzugura ukavuga ngo ngiye nkora 15,000 ntabwo byavamo, niyo washyiraho 1,000 buri munsi ukiha ayo mezi angana gutyo makeya, ushobora nko kwiha nk'amezi nk'icumi, 12, 28 gutyo uzasanga wamaze kubona igishoro, sibyo? Murabibona ko amabanki yose araza akakubwira ngo ngwino tuguha amafaranga, urubyiruko dufite amahirwe, ariko n'icyo uheraho, werekana icyo uheraho, sibyo? Wakora rero watangira gusevinga uyu munsi kugira ngo noneho ubashe kubona cya kindi uzaheraho, cya kindi uzereka banki, sibyo? Guys, nizeye ko ibi bintu mugiye kubikora, ndabakunda cyane. Opportunities zose nzajya mbona nzajya nzizana hano kugira ngo njyewe nawe dutere imbere, sibyo? I love you so much guys. Rero ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Thank you for watching. Niba utarakora subscribe kandi ntiwibagirwe gukora subscribe. I love you so much. Keep in touch. See you next time.